Inshuti za Ikiza Umusonga TV nongeye kubasuhuza, ni amahoro y'Imana nabe muri mwe. Aka kanya mbahaye ikaze kuri channel yacu Ikiza Umusonga TV. Murabizi nkunda kubazaniraho ibiganiro, ijambo ry'Imana, nkunda kushyiraho amakorari, nuko nguko mba nshoboye. Narabibabwiye ngo nkoresha telefone, niyo mpamvu kenshi na kenshi biza diregite ako kanya, nta bindi bintu by'ibikabyo nashyizeho. Aka kanya rero ntago nzanye ijambo ry'Imana cyane, ariko aka kanya ndi ahantu mu karere ka Gatsibo, naho nagiye guteranira ejo. Ngezeyo rwose ngira ibihe byiza, ariko twari mu giterane cyo kubaka urusengero ahantu mu Reyari, nk'uko mwabonye ku kiganiro. Biba ngombwa rero sinjya nkunda kurara mu gasozi ndangije umurimo w'Imana, ariko byabaye ngombwa ko ndarayo, ariko byari bifite impamvu. Ntabwo nanjye nari mbizi, gusa naje kubona aho naraye, naje kubona ari igihe munavuga umusonga, ariko burya ngo imisonga irarutanwa, ibigeragezo birarutanwa. Nahasanze umwana, numva ngize agahinda, numva ngize n'ishyaka, numva nanjye namugusangiza. Sinjya nkora ubuvugizi kuko nta bantu benshi ngira bankurikirana, ariko nzi ko Imana izabikora. Ariko niyo yaba umwe cyangwa babiri, Imana ibakoze ku mutima, nzi ko bakora ikintu kigaragara. Rero muri aka kanya mbwire wowe tubanye bwa mbere, usaba inkunga yo gukora subscribe, ukoreshe ya na komanteri, kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibasha kukugeraho cyane. Ni Ikiza Umusonga wa Mugabo Imana yakijije sida, niwe uguhaye ikaze. Rero mbere y'ibindi byose, reka nkubwire ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 3:10, yumva ariko havuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imirimo y'amaboko yabo ntabwo ari ibijumba, si ibishyimbo, ni ibyo ngibyo bizashira, ahubwo ni imirimo dukorera mu nzu y'Imana, ni imirimo yo kwitanga. Iyo mirimo ijya ibasha gukora umurimo, iyo mirimo no mu rupfu ijya ibasha kuvuga. Niyo mpamvu rero aka kanya nimba nzanye umwana ahangaha kugira ngo turi nawe ukurikire, urebe ukuntu ubuzima ari hatari. Wowe ugihumeka, ugifite amaboko mazima, ugifite amaguru mazima, wowe ugifite umutwe utekereza, ugifite imbaraga zo gukora, jya ushima Imana, wikumva, wikiheba, wikigira. Hari aho ugera ukabona ibi bibazo biruta ikigeragezo kiruta icyo wowe ufite. Rero muri aka kanya, niba ukunda kugira emosiyo cyangwa se ugira agahinda, wihangane, ariko ndagira ngo iki kiganiro ugiye kubona uze gukora share, uze kucyohereza abandi. Ndabizi ufite inshuti, niba witanga ushobora kugira icyo wakora. Reka ndagira ngo rero ntumire umuhungu bita, bamushyizemo akabyiniro bita Byishimo, kugira ngo Byishimo rero ucunge nawe urebe kuri kamera, Byishimo atambuke. Byishimo, ngwino usuhuza abantu hano kuri ekara. Ngwino ukurikire urebe ko ubuzima ni hatari, ariko Imana yacu ishobora byose, ibasha gukora ibirenze ibyo abantu batashobora. Ukurikire urebe uyu mwana, urimo uramubona. Komeza uze. Arimo arambaza, ni umwana wa Samusure ngo avukana isunzu, arimo aravuga ngo atere haleluya, ngaho yitere usuhuza abantu. Nta kibazo. Amena. Amazina yawe witwa nde? Igira imbere gatoya, wegere kuri ekara. Amazina
ngira ngo yitwa Byishimo aba Yesu Yosuwa. Uyu mwana namubonye ku mugoroba amaze gukora igiterane, biba ngombwa ko mu gitondo mbyuka ndamusengera, ndarara, biba ngombwa ko mu gitondo mbyuka mfata umwanya wo kumusengera. Ku bw'aka kanya rero nasanze gusenga, Bibiliya avuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ndavuga ngo reka nze muzane imbere yacu, imbere yawe, nawe ejo utagira ngo ni ibindi, nawe ugira umutima w'urukundo. Uyu mwana afite ikibazo cy'ubumuga, yarabuvukanye, ibyo byose yarabuvukanye, abumaranye imyaka 12. Ubu ngubu afite imyaka 12, abumaranye imyaka 12. Afite ikibazo mu mugongo, afitemo ikibazo, igice cyo hepfo ntabwo kibasha gukora. Ndagira ngo ubikurikirane neza, uhagaze nta kibazo. Afite ikibazo hano mu mugongo, ngo ni ukuvuga ngo iki gice cyo hepfo gutya ntabwo kibasha gukora. Ubu hano harimo insimburangingo zituma abasha kuba yagenda, kuko iki gice gutya ntabwo abasha gukora, ntabwo kibasha gukora. Ariko ishimwe dufite rikomeye ubu ni uko abasha kuba arimo kugendera, gutambuka n'imbago nk'uko urimo kubibona muri aka kanya. Rero Byishimo, nk'uko yitwa Byishimo, uramubona, ntabwo wamenya ko mu ruhande urebera mu gice cyo hejuru ntabwo wabibona ko afite ikibazo, ahubwo aba afite morale, igihe cyose aba yishimye, abaseka. Nibyo bintu bimuranze, nta bindi. Ikintu rero gitumye muzana Byishimo, abantu badukurikiye, nagira ngo ubaririmbire akaririmbo gatoya, niba uzi kuririmba. Urabizi kuririmba? Aha, ubwo rero Byishimo agiye kuba umuhanzi muri aka kanya, agiye kuturirimbira. Mbese aho turirimbira akaririmbo. Egera kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane. Wahinduye ubuzima bwanjye bwose, Yesu we, uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza cyane we. Amena, Imana ishimwe. None se Byishimo, ubu wumva wenda Imana igukijije ukabasha kugenda, wumva wakora iki? Wumva wakora Imana? Wenda njyewe ikintu niyumvamo, wenda naba nk'umuganga. Waba nk'umuganga? Kugira ngo, kubera iki wumva waba nk'umuganga? Nibura wenda sinzi, ariko nibyo numva, wenda niyumvamo ikintu naba. Waba nk'umuganga? Ubu se ubu waba umuganga utazi gusoma? Waba umuganga? Gusoma ndabizi no kwandika. Gusoma urabizi no kwandika? None ubu habonetse nk'amafaranga wajya ku ishuri? Habonetse no kubara nabyo urabizi? Yo mana, Byishimo rero, horana ibyishimo. Ni uko nyine, uko nguko ureba, ni uko Imana igenda ihindura amateka. Hari icyo yagiye ikora, nawe urabibona. Umwana Imana yagize gutya, imuhindura amateka, urabona. Mbese muri makeya ubuzima bwe ni hatari. Rero iki tumwe muzana aha ngaha ni ukugira ngo wowe ufite umutima utabara, wowe ukunda Imana, wowe Imana igitije ubuzima, ngira ngo uyu mwana ibibazo byose abirangirizaho aryamye. Icyo akora cy'Imana ishimwe, arimo kubasha kuba yakwihagurutsa, ariko agafata imbago, cyangwa se bakaba baramuhagurutsa. Ntabwo babasha kwihagurutsa, baramuhagurutsa, bamara kumuhagurutsa ariko akambara insimburangingo, akabasha guhagurukira muri za mbago, mu kugendera muri za mbago bazimuhaye, bamuhagurukije, akabasha kuba yazenguruka mu nzu. Niyo mpamvu rero muzanye aha ngaha, kugira ngo mukwereke ntabwo ari ikiza umusonga nje kwivugira, ahubwo mvugiye uyu mwana kuri wowe ugira umutima utabara. Imana yakugiriye neza. Aho uri mu Rwanda uracyafite amaboko mazima, uracyafite ubuzima buzima. Hari akandi kantu numvise
ntabwo nako ndi bubure kukavugaho. Uyu mwana bamujyanye kwa muganga amarayo igihe kinini, ndetse muri uko kumarayo igihe kinini bituma havamo ikibazo cy'uko ngo ababyeyi be baje kugiramo kirize yo kubura ubwishyu bwo kwishyura n'ubwo bamuhaye, ariko bafite ikibazo cy'ideni ngo byo kugira ngo bishyure nyine ibitaro bigeze hafi mu bihumbi miliyoni 6,000,000 magana abiri na mirongo inani na bitatu. Rero kubw'impamvu bwite ntabwo ababyeyi twigeze tubashyiraho, twazanye umwana. Izo mpamvu, izo miliyoni 6,273,083, urumva ni amafaranga atari makeya, ni amafaranga menshi. Bafite umwana umeze gutya ukeneye pampegisi za buri munsi, mbese bivuze ngo wowe ufite umutima w'impuhwe, wowe ushaka umugisha ku Mana, aka kanya Imana igushyize devoir imbere cyangwa se umukoro kuri uyu mwana kugira ngo umukorereho umugisha. Cyano yanjye nubwo ari ntoya iragera kure, nzi neza numfasha yuko iyi cano izagera kure. Muri uko kugera kure rero uzakora subscribe, uzohereza inshuti zawe, ndetse n'undi uzi wakunda gufasha no gukorera umugisha, wabasha kumumugezaho, kumwohereza iyi video. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, mu by'ukuri nzi neza yuko Imana izaguha umugisha. Rero ntabwo ndi bushyireho na nomero zanjye ndazishyiraho bisa naho birangiye, ariko ndagira ngo hari umuntu uri hafi hano ntashatse gushyira kuri kamera, azajyaho ikindi gihe haje indi kamera nini yamusuye. Reka ase n'utubwira nomero dushobora gushyiraho iyo nkunga, wabona iyo ariyo yose, bagurire uyu mwana pampegisi, cyangwa se banamwishyurire iryo deni, bishyure n'iryo deni kwa muganga. Buriya uko icyo wakora cyose, pampegisi imwe, urumva afite imyaka 12, amaze kuba umuntu mukuru. Mbese nawe urabyumva icyo Imana yagukorera, icyo Imana yagufasha. Izo nomero wazishyiraho nyuma. Rero washyiraho kuri mobile money, wakanda akanyenyeri, icyo wakora cyose, wakohereza 10,000, wakira 50, Imana washyiraho na miliyoni. Ndumva izo nomero bashyiraho ni kangahe? 0783 14 18 15. Izo nomero ntabwo ari zakiza umusonga. Ongera zisubiremo rimwe: 0783 14 14 18 18 15. Izo nomero rero zibaruye ku mazina y'uwitwa Nsabimana Evariste. Ubwo rero Nsabimana Evariste ntabwo nigeze imugaragaza hano kuri ekara kubw'impamvu, azagaragaraho ikindi gihe. Birashoboka ko yanagaragaraho arimo gushima Imana, arimo kubashimira. Urumva ntabwo byoroshye. Rero njyewe mbaje kubibona, ndavuze ngo yareka nkore nanjye ubu buvugizi. Nzi neza ko nanjye Imana izampa umugisha, cyangwa se nawe ugiye kubikora Imana ikaguha umugisha. Rero ndumva rwose mwamwumvishe uyu mwana. Buriya iyo umwana ari ahantu wenyine, no kuba yabona utuntu na televiziyo yajya areberaho utuntu tw'udupupe, cyangwa se akanigiraho, ntacyo byatwara. Nzi neza yuko icyo wakora cyose Imana yaguha umugisha. Kandi nawe ushaka kugira ngo ube wamugeraho, nakuyobora, nkakujyana, nkakugezayo. Naho bita, bari ahantu bita muri Gatsibo, mu murenge wa Nyagihanga, mu kagari ka Kibare. Naho ngaho mu mudugudu w'ahantu wa Murambi. Urumva rero ni kure, ni ahantu mu giturage, ni ahantu mu cyaro. Nanjye nagezeyo ngiye kwivugira Imana, ngiye mu giterane, ariko mbonye uyu mwana ndavuga ngo reka muzane imbere yawe. Niba ugira umutima w'impuhwe, niba ugira umutima w'urukundo, nawe umfashe umushyigikire. Rero reka nze nkwereke, utagira ngo ni amashira, ni ugukabya. Ihangane nereke abantu
urabyumva ariko eh, urabona ntabwo hagaragara neza ariko reka nzamure. Urabona uko iyo umwana ameze, urabona ahangaha barahabaze. Urabona mbese n'ahangaha urimo urareba ni telefone nyine nkoresha, urihangana kuba ariho bitagaragara neza ariko nzi neza yuko biri bugaragare, nanjye ndagerageza nkwereke, noneho nawe urebe ufite umutima utabara. Niba ukunda kugira ubwoba nturebe, ariko nzi neza yuko uri bwihangane. Abantu mukunda kugira amarira uze mugire amarira hafi mwihangane. Urabona ahangaha ndimo gukora hagaragara ko harabyimbye, iri ni igufwa, ariko nzi neza yuko Imana yagukoresha. Abantu bo mu mahanga ngo bajya babasha no kugorora, nzi neza yuko Imana yagukoresha ukabona pampegisi, ukabona iki. Urabona hano harimo insimburangingo, urimo urabibona ko ntabwo ari ukuguru. Ndumva nagerageje kugira ngo nguhe amakuru yose, kugira ngo nugira icyo ukora Imana izaguha umugisha. Uku ni ukundi kuguru nyine urabibona ko ni insimburangingo babashije gushyiramo. Rero mwene data, nguyu uwo mwana ntago ari undi nzanye, ni uyu wa mwana ndimo kukwereka. Urabona imyenda niyo ngiyo, nta kindi nigeze mbihinduraho. Rero nagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, wowe ugiye kubikora, wowe ugiye gufasha uyu mwana, wababonera televiziyo yazajya areberaho imikino iki, kandi aba ugize umugisha wo kubona ishuri rwose yajya kwiga. Ariko urumva niba arimo 6,600,000 ni amafaranga menshi, ariko twese duhuje imbaraga ntabwo ari menshi cyane. Urabona hano hari harimo ikibazo naho, mbese ahantu hose yarafite ibibazo, ariko nzi ko twese duhuje imbaraga, 5 byawe, 10 ryawe, 20, 100 se, bitewe n'uko Imana yaguhaye umugisha. Nzi neza yuko Imana yaguha umugisha. Nako ngako niyo nkuru nari nkuzaniye. Urabona mu by'ukuri irababaje, ariko umubona byishimo, urabona akeye. Uyu azabamo umuntu w'umugabo uzavugira Imana. Nzi neza yuko Imana yacu ishobora ibintu byose. Reka ngusengere ngusabire umugisha, wowe ugiye gushyigikira uyu mwana. Uwiteka Mana yacu kandi Mana ikiranuka, ndasenze kugira ngo umuntu ugiye gukurikirana iki kiganiro, umuntu ugiye gukurikirana iyi nkuru, azabashe gushyigikira uyu mwana ndetse n'ababyeyi be. Mwami Imana yacu, ko agiye kuzitanga, reka uzamuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwawe kwiza reka kugende kugere ku bantu bawe, gukora kwawe no gukomera kwawe reka kugende kugere ku bantu bawe. Kandi uko umuntu agiye gupfumbutira igipfunsi, ashyigikira uyu muryango, ashyigikira uyu mwana, yamugurira televiziyo, yamugurira inkweto, icyo yamukorera cyose, yagura pampegisi, yagura isukari, yagura irindazi, icyo azakora cyose uzakimuhera umugisha, uzakuba inshuro zisaga 1000. Kandi nyaguhora ku ngoma Imana, abagize icyifuzo cyo kuzasura uyu mwana, nyemerere nyaguhora ku ngoma Imana, uzabaho umugisha, kandi ukuboko kwawe kwiza tuzabashe kubageraho rwose. Urakoze kuko ubyumvise icyo n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha. None se abo bantu nta gakorasi wabaririmbira? Ko hari abantu bagiye kuza wenda gakorasi ko guhimbaza Imana, urumva nakorasi nyibuka nayo ntacyo uzarepete n'ingaruka. Nshobora kuzagaruka vuba, noneho nze turirimbe, dukore igiterane cyo gushima Imana. Imana y'amahoro rero guha umugisha. None abantu badukurikiranye ngaho babwira akajambo keza wababwira, wumva wenda bazagufasha, basabire wenda umugisha, uvuga ati abakorera umugisha, nanjye nawe ugira icyo basabira. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Urumva avuze ati abasabiye umugisha mutaragira icyo mukora, ongera babwire ngo Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ngaho rero basezereho, bapopereho gutyo. Sawa rero, naho ubutaha. Imana iguha umugisha. We wari udukurikiranye, nongera kugusaba ngo kora subscribe, iki kiganiro ukigeze ku nshuti zawe, ukigeze mu yandi magurupe ubamo. Nizera ko abantu aho uri hose, nzi ko nikorera umugisha Imana izaguha nawe umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Naho ubutaha, bye bye. Ndabakunda nshuti zanjye.